Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Issimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina. Yes, reka nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza, natwe turi amahoro. Hanyuma rero ikituzanye nta kindi, reka dukubite tubangura turebera hamwe ibigendanye n'iyi nkuru, ni imwe muzikomeje kugarukwaho mw'abantu mwe. Ntekereza ko ntabwo irasesekara, ntabwo irajya ahantu henshi, ariko uwitwa Vestine, uyu nguyu aririmbana na Dorcas. Vestine yamaze kuba asezerana n'umusore w'umunya Burkina Faso. None tariki ya 15 ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025, mufate agakayi n'agakaramu tugendane. Ngiye kubabwira byinshi mutigeze mwumva, na makuru akomeye cyane, kuko uyu muhango wo gusezerana kwa Vestine ndetse n'umugabo basezeranye byabereye mu muhezo mu murenge wa Kinyinya ni hano mu mujyi wa Kigali, ndetse nta n'uwari wemerewe gufata amashusho. Ndagira ngo rero munyemerere twihute cyane tugaruke akantu ko kandi kubigendanye n'aya makuru avugwa kuri Vestine ndetse na Dorcas, ariko tugaruke n'ubundi mu by'ukuri kuri Vestine niwe warushinze cyangwa se wasezeranye mu mategeko n'ubundi muri rusange. Tugaruke akantu ko kandi n'ukubera iki yasezeranye mu mategeko. Ni n'umuhango wabaye saa 10 z'umugoroba, none tariki ya 15 ntihagira umuntu n'umwe wemerewe gufata amashusho. Ibi byose byabaye kubera amategeko y'abashinzwe kureberera inyungu z'aba bombi, yaba Vestine na Dorcas, banze ko hagira ufata amashusho. Ndagira ngo tubari yo tugarukaho iyi nkuru yose, tureba ko ibintu bikomeje kugira byitwara, kuko ni inkuru iremereye. Ntekereza ko iraza gutigisa benshi, iraza kuvugwa cyane. Reka tuyirambure nyuma yo kumva abo butumwa. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera, nta mpamvu yo gusiragira. Igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo z'abaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva n'ikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro, ukeneye kuvugana na muganga gakondo, ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira: 0782 Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira amagara yawe hakiri kare, hatutayatakaza di. Yes, nyuma yo kumva ubutumwa nuko tuje, ndagira ngo munyemerere wenda twihute cyane twitse kuri Vestine na Dorcas, ariko by'umwihariko kuri Ishimwe Vestine. Uyu Ishimwe Vestine asanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we witwa Dorcas. None tariki ya 15 uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2025, nundi munsi ukomeye, nundi munsi udasanzwe, nundi munsi w'imboneka rimwe, aho Vestine yasezeranye n'umukunzi we. Ni mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo muri uyu mujyi wa Kigali. Ishimwe Vestine, uyu mwana w'umukobwa yarangije umwaka washize, nibwo yarangije amashuri ye. Ngira ngo nta gihe kinini gishize arangije, ariko tayari ubwo gusezerana n'ubundi ubwo munya Burkina Faso Isamura hatayari. Uyu muhanzi rero uri mu bakunzwe cyane n'abatari bacyano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, akaba yasezeranye n'umusore wo mu gihugu cya Burkina Faso. Hanyuma rero amakuru yizewe dukesha Igihe nacyo cyamenye nuko muri uyu muhango wo gushyingirwa bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere watangiye, ni n'umuhango watangiye ku isaha saa 10 z'umugoroba, none tariki ya 15 Mutarama 2025, nta muntu n'umwe
mu bantu bashobora gukwirakwiza amakuru kuri social media wigeze amenyekana cyangwa se wigeze afata amafoto ngo ajye gufata amafoto? Oya, ntabwo byari byemewe gufata amashusho cyangwa se amafoto muri uyu muhango. Amakuru avuga ko rero iri tegeko ryatanzwe n'abareberera inyungu z'uyu mukobwa muri music cyangwa se mu muziki. Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas ni abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana kuva mu myaka yabo y'ubuto. Ubu tuvugana rero Vestine akaba agiye kurushinga, ubwo mu mategeko tayari byarangiye, hasigaje kumenya amakuru ise imbere y'Imana ho bizaba gihe ki. Amakuru mfite nuko gusezerana imbere y'Imana nyuma yuko mu murenge birangiye, ngo mu kwezi kwa gatatu, mu mpera z'ukwezi kwa gatatu dushobora kubona cyangwa se nibwo ubukwe buteganyijwe. Ubwo byumvikane ko mu by'ukuri mu gihe cya vuba cyane dushobora kubona andi makuru arebana na Ishimwe Vestine, arebana n'ubukwe ubukwe bwe n'uyu munya Burkina Faso, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishyira ahagaragara muri rusange. Benshi baza ngo Vestine ubundi ni muntu ki, benshi baza ngo ubundi byitwaye bite kugeza uyu munsi. Icyo wamenya nuko Vestine afite imyaka 19 y'amavuko, agiye kuzuza 20, ndetse umukurikira ari we Dorcas akaba afite imyaka 17 nawe ari kuzuza 18. Abombi rero bakaba bavuka ku babyeyi bombi, bakaba rero basanzwe basengera muri ADPR, Amakuru rero akaba avuga ko Vestine ubu tuvugana we yamaze kuba n'undi mu by'ukuri atangira urugendo rwo gushinga urwo rugo, nk'uko amakuru yose yakomeje kugenda bishyira ahagaragara. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukaho cyane, igaruka ku rukundo rw'aba bombi. Bivuga ko urukundo rwa Vestine, Ishimwe Vestine n'uyu munya Burkina Faso, amazina ye byagoranye ko yamenyekana, atari kumenyekana. Bivuga ko ari urukundo rumaze imyaka 3 rutangiye. Bikaba bivuga ko rero mu myaka 3 ishize rutangiye, kuko rwatangiye Vestine akiga, birumvikana akiga ni 3 hafi ne, baragaragaza ko kuva 2020 muri Covid kugeza uyu munsi wa none nibwo urukundo rwabo nicyo gihe rumaze. So bakaba rero bahisemo n'ubundi kwibanira akaramata, bakaba bahise banasezerana imbere y'amategeko muri rusange, nk'uko byagiye bigarukwaho. Ishimwe Vestine rero amakuru hari nanone yongera kugaragaza yuko muri iyi minsi yari afite indirimbo nshya agomba kuba asohora. Kuri ubu rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko amata n'ubundi ari kugenda abyara ubuki gake gake. Ngira ngo ibintu byinshi birebana n'uyu muhanzi nyarwanda, umunyarwandakazi w'umuhanzi, ndetse na byinshi birebana n'indirimbo ze, wenda muraza kugenda mubibona. Ariko igihari nuko yamaze kubasezerana mu mategeko. Ishimwe Vestine yamaze kubasezerana mu mategeko. Ni nyuma y'inzira nyinshi, ni nyuma y'urugendo rutari rugufi yanyuzemo, gafatanya umuziki no kwiga ndetse bikanamuhira. Ubu rero kuri inshuro akaba ahise yishakira umugabo. Mu yandi makuru twamenye akomeje kugenda agarukwaho, agaragaza neza ko Ishimwe Vestine ibihe bye byo mu rukundo byagiye bigirwa ibanga mu bihe bitandukanye, ariko kuri inshuro noneho inkuru zatangiye kujya hagaragara zivuga ko yamaze kuba n'undi mu by'ukuri ashingirwa mu mategeko. Yamaze kuba ashingirwa mu mategeko, nk'uko byose byakomeje kugenda bigaruka muri rusange. Ubwo izindi update turaza kugenda tuba-updatinga, tubabwira uko bimeze. Gusa igihari nuko kuri Vestine ubwo nuko byagenze, yasezeranye mu murenge wa Kinyinya ni mu karere ka Gasabo muri mujyi wa Kigali. Reka dukurikirane andi makuru arambuye, tureke kwenda twanabona amafoto tuze kujyana byose tubahereza.